cyane ikipe ya Rayon Sport hatagize igihinduka kuri uyu mugoroba dushobora kuza kubona umutoza wayo mukuru mushya ari ku myitozo ariko mbere ko tumuganira tumanukire ku mazina ye sinabonye ari amazina atatu imbere ategura na CV ye dutondekera aya mazina rwose nabonye afite CV yose nta dutondekera amazina noneho imbere ahita tujugunya muri CV tumenye Rayon Sport subavuga reka twibutsa abantu ko ikipe ya Rayon Sport iza kwakira Amagaju kuri uyu mugoroba ku isa 12:30 turebe uyu muntu dutegereje mu Rwanda yitwa Ndeza yitwa Serigne Saliudia Serigne Saliudia yaba ari nk'umutoza uje mu ikipe y'igihugu twari kuvuga dutuma umubano mwiza w'u Rwanda na Senegal duhaye umutoza nta mubano wa kera wa René Paratina n'u Rwanda kuko iyi seve numvishe iraremereye amafaranga Rayon Sport igomba gutanga hano hantu ni hatari winjira Zandani muribuka ko ubwo twakiraga perezida wa Rayon muri cya cyumweru cyashize kuwa gatanu y'inushize yatubwiye ko bitewe na projet bafite zo kwizamurira abana bakiri bato umutoza bagiye kuzana niyo profile agomba kuba afite aha mise nshyiramo bihwanye rwose wagira ngo wari uri mu kanama kakoze icyo bita vetting cyangwa se kumenya amakuru no gushaka ibyisumbuye ku batoza kuko bari bafite abatoza batatu bari kureba ubundi ntabwo yari showa ya mbere mu by'ukuri hari umutoza wo mu Cote d'Ivoire ari kutoza muri Benin watwaye shampiyona ya Benin niwe batekerezaga nka nimero ya mbere ibiganiro birimbanyije ikipe iyo muri Benin yahise ivuga iti ntabwo twakorekora araduhaye igikombe umwaka ushize dufashe icyo bisaba turagikora tukongera amafaranga ugume hano ahita abwira Rayon arabwira ati bangereye amafaranga ntabwo bigikunze konza gutoza Rayon uwa kabiri rero kuri shortlist yari uyu munya Senegal uyu mugabo ubundi ni n'umuntu nko kuvuga bakasa cyangwa se ba Eric n'abantu babasanzwe ari abantu banafasha federation mu bintu byinshi kuko bari abantu nyine bazi umupira bari muri development bafasha abana bajya inama bahugura abandi ibintu nk'ibyo yabanje no kugorwa kwemeranya nabo kuri projet we avuga ibintu bitatu rigoga yaravuze ati mfite access ku bakinnyi benshi abanya Senegal hano kuko urumva yatuje mu bato ba Senegal wambajije nk'ikintu nari mvugiyeho ndaguciye mu ijambo abantu bose Ferwafa ira breaking ivuga ko ama equipe yakiriwe abantu bari kunywerereza nkababwira nti ibyo bintu saa 3 zuzuye byavugiye kuri radio bari kubikoherereza noneho kugira ngo tukonfirme iyo email kugira ngo wumve kuba biremereye niba Ferwafa bihari inatange n'isaha ku isaha y'isa 3:15 nijoro nibwo email ikonfirima ibyo bintu ubundi babanje gutegereza rwego rukuru rw'igihugu rutse izindi iyo office izindi uyitekereze niyo yakonfirimye ministaneri saa 3:15 yabwiye Ferwafa ati emeza abantu bazi izo saa 3 rero z'igitondo na none izo saa 3:15 rero no bahise bafata iyo email bahita bayikopiya bahita beza muri Rwanda Premier League izo saa 3 ariko nazo byanatambutse kuri radio Rwanda mu rugo rw'imikino sinshaka kujya mu twigendere ngo byumvikane neza abavandimwe muri digital baraza kudufasha iriya jwi barikate bashyira n'ifoto ya Richard cyita tuyi posting noneho bigaragara neza ibyo bintu barabitubujije yari matazi z'igihugu bikorerwa muri radio y'igihugu umbabarire rwose kuba nguciye mu ijambo komeza soliste utankoresha amakosa soliste bari kuri YouTube enderea nshaka ko mvuga abantu bari kuri YouTube enderea soliste so Baziste urakoze twari turi ku kintu bita CV y'uyu mutoza bamaze kubona rero ko batabonye uyu munya Cote d'Ivoire baravuze ati uyu mutoza yadufasha kubona abakinnyi ba Senegal nicyo kintu cya mbere yababwiye hano muri Senegal twakoze abakinnyi benshi kandi tubyemeranye muri Afrique Noire igihugu cyagiye mu gutegura abakinnyi kikabikora kinyamwuga ni Senegal ikindi gihugu wenda muri Maghreb ho bamaze igihe babikora za Maroc na za Misiri niyo mpamvu tubona nyine banagira n'amakalite y'abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ariko Senegal bubatse umupira ku rwego rwo hejuru ikintu umujene ikintu umusaza yababwiye irabwa ati ndabamanuramo abajene b'abasenegale mu gihe kiri imbere ndabaha ibisubizo by'abakinnyi bato kandi badahenze beza
bari ku rwego kandi twanayibona bareyo mwareba abasenegare mugize muri iyi minsi nuko Folenganya yavunitse Sudani muri defense murabona ibintu akora mu kanya tugiye kujya mu kibuga hari karite rwose Kadimi ataratangira kugira biriya bibazo natindizwe igitego wana abantu bose bavuga muri aperi bati nyamara uyu mwana ni ibindi icyo kibuga ndagira ngo tukijyamo ko murabizi ko mu kanya tuza kwakira action uyu mugabo rero ku ngingo ya kabiri barabanje baraviva kuko utavuze ngo Sharifu Bayo nawe wa Kiyovu ngo sinema amanitse akaboko Sharifu Bayo kutamuvuga kandi ntabwo yakorohera mu kibuga ariko Trick ya kabiri yatumye bamwe yaravuze ati namwe iwanyu nubwo wenda mudafite structure nziza inoze iri ku murongo nk'iyi wacu ariko nicyo nzanye nubwo bwonko nubwo bwenge bw'uko nabibayemo muri formation z'aba bana bacu bose ndashaka gusiga mubakire structure zo kubaka Rayon Sport ikora impano z'abanyarwanda nabo nkazibazamurira baranambwira ati dufitemo n'abana benshi bato aba bana ba Messi aba ba Paul Sindi Jesus n'abandi bose yagize na ba Fabrice bari abana bato n'aba Kitoga b'abakongomani aravuga ati ibyo nibyo nkunda cyane ahubwo kubona hari groupe irimo abapeti bato nzagenda mbafasha kubagera abakinnyi beza tarazamunzi na Charing icya gatatu yaravuze ati ikijyanye no gutwara ibikombe ntabwo bya bintu byo kuvuga ngo ni umutoza utagira ibikombe ati iyo aperi muvuga nge nzahangana nayo ibikombe nzaza tubishake uyu mugabo rero harimo ikibazo kimwe gusa kiri gutuma atarasinyira muri Senegal ngo ahita aza mu Rwanda Reyo iramuhereza $4,000 by'amadolari by'umushahara ikamwemerera inzu yo kubamo Reyo imwishyurira ubwo n'umukozi nyine ugomba kumufasha ndetse n'imodoka igomba kumutwara ndetse nyine n'ibya fuel buri ikintu bifata charge bavuze imodoka bavuze nyine na karubira byose bijyanirwa hamwe uyu mugabo rero ikibazo gihari we yarababwiye ngo bitari bitanu byuzuye ntabwo nza nta banga ririmo kuko biri almost kuba done muri iki gitondo navuganye na perezida wa Rayon anyihanganire kugira ngo inkuru yuzure bivuge yambwira ati Rugaju nako kantu k'igihumbi kari kuburamo twari tukiri kudisikita atari kuranza ndi umugabo wihaye nanjye icyo nakunze sinakireka ngo kubera inoti $1,000 ati turakimuha ibyo bitanu turabyuzuza Rugaju ndashaka kukubaza usubize mu masegonda make Rayon Sport afahami yajya guhagarikwa n'ubundi hari ikibazo cyuko yaba abakinnyi yaba umutoza ntibari guhemberwa igihe uyu mutoza nawe yaba yamaze kumenya ayo makuru ku buryo ibintu byose abifite nta mpungenge n'imwe ko hazabamo icyo kibazo nge na Iber twaramuherekeje avuye hano mu kiganiro turamaza tuti president ko Rayon Sport yawe itandukanye na Jean Fidele akanyenyeri yageragezaga kukabona kugiye aravuga atubwira nyine ibibazo bari gukoreramo ariko atubwira ko amafaranga yakafategereje $100 by'amadolari ni hafi $145 ko zizakemura ibibazo byo kwishyura ba Rotfi abakinnyi batandukanye bafitiwe amarokritoma n'ibirarane by'imishahara arambwira ati rero atukuna ibintu biteye ati uyu mutoza we twaraganiriye twamubwiye status yacu na equipe ko tutambura ariko hari igihe wenda tudashobora kubona amafaranga wenda ariko nawe yarabwiye ati ntabwo ikibazo mfite aba basaza y'imyaka 55 bayarakoze rigoga ntabwo ari wa muntu uvuga ngo iminsi itarande ibyo ntago aba pressure ibere yo kuvuga ngo Rovensengo utambere ibi ni ibyanjye nk'umujene ukiri gukorera udufaranga twibanze two mu ntangiro akabura abasaza bafite amafaranga icyo yanga nagasuzuguro nuko yamwima hari cyangwa ukazashaka kumwamba ugashaka kumugeza update ku birarane bya Rayon mu myitozo yo kuwa gatatu Perezida Tadeyo yari yasuye Rayon Sport mu Nzove ari kumwe na Claude Mishinga mushimire bababwira ko uyu munsi babahemba barabahemba ukwezi kwa 9 bwose barajya gutera match y'amagaju nimugoroba amafaranga bayabonye kuko ubwo bari no muri camp bagiye muri lokale bari kwa perezida kwa fande kwa retired Bugesera niho bari gukorera ubwo rero urumva ko baza urashaka cyo ngo tubweho match gatoya twakire 11 ba Rayon Sport n'umukino amagaje aza gukina adafite muhari mu Amase ngo amaze igihe kigera hafi ukwezi ari mu Misiri murabizi ko ari Nigeria murabizi ko ari instructor
bivuze ngo iyi match Umwarimu rero w'abatoza. uyu munsi iyi match iraza gutozwa na Pablo niwe wanatoje match y'ikipe Pablo niwe warungirije hari ingingo Hari muri ingingo. za Bugesera na za Rayon muramuzi Yego. Yabaye mu magaju na mbere. niwe uza uri mu nshingano ko na match ya polisi niwe wayitoje hagati aho umwaka ushize imikino murabizi ko amakipe yaranganyije 0-0-2-2 ikipe y'amagaju ariko ntabwo iri muri form kugera ku munsi wa ntabwo imeze kane neza pe. ntabwo imeze neza iraza gukina na Rayon Sport 11 Rayon abakinnyi babanjemo uko bakabaye batsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1 copy paste nibo bari bubanzemo umwizamu ni Pavel Nzira kuri kabiri ni kapiteni Serumogo Ali Omar kuri gatatu ni musore Prince uyu musore abantu babwira ku mutoza bati wamukuyemo gashyiramo Paul Saint Jesus Agenda aza. aravuga atoya agenda aza. mureke mufashe nzu urwego rwe twarabanye Burundi ndamuzi tazazamura urwego musore Prince kuri gatatu umutima wa defense ni Kabange ewana ngo umutoza yemera cyane avuga ati kinaza access zo gupitua muri duel abameze nabi cyane birumvikana general wa defense ya Rayon Yusudianye n'ugomba ko yayoboye defense ari kuri gatanu kuri gatandatu nta gihinduka ni Sefu akina gatandatu ariko iburyo noneho ntabwo akina sisi soro bimwe bya rugangura kunda ahubwo kuri gatandatu nanone dubrire ye ariko ahengamiye ibumoso haraba hari uwo bita Richard Ndayishimiye barakina n'abakaseri babiri bateganye icyo gihe babyita gusa naho mwishe umwanya umwe ariko ntuba wapfuye ahubwo nicyo muri animation Richard n'usohokana umupira agasa n'ugiye ku munani none Sefu agasigara kuri gatandatu neza iyo yebonye umupira yabitaho ufite bakagaruka bombi bagagara imbere ya defense bimwe serise ni do defensive kuri 10 ni Abedi Bigirimana nk'ibisanzwe uruhande rw'iburyo nuwo bita Aziz Basane Kulanya uba wihuta cyane iriya pesi Feruzi ngo arayemera cyane uruhande rw'ibumoso ruraza kuba ruriho umusore witwa Ngong Gruari hanyuma ku 9 haraza kuba hari umusore Yves Habimana bakunda kwita Rutsiro ariko hari ukuntu abaperimeta na Ngong Yves akajya gusabira ku ruhande noneho uyu musore Gruari akaza ku 9 kimwe mu bintu ngo biri muri Rayon Sport bari gukora cyane kubera ko babonye karite ziri muri uyu musore witwa Ngong bamutegerejeho n'ubundi kuza kubafasha gutsinda ibitego byinshi ko n'umukinnyi mwiza hanyuma ku cy'umutoza gato nta mwungiriza n'umwe azazana Feruzi n'uzaba umwungiriza we barakominika igifaransa bose n'umurundi n'umusenegale n'aba fitness bazaguma ari bari abagabo ba Serge Mwambari we azaza wenyine coach nta mwungiriza Ikindi kandi birashoboka cyane ko iyi match y'amagaju nta gihindutse uyu mutoza tuvuze ashaka kuza kuyireba sibyo nabwiraga se hatagize igihinduka araza kuba ari Nyamirambo kuri Pele Stadium hagati aho ngaho indi mikino yose no kuri Magic Sport TV naho iratambuka naho urabageza ntabwo meze neza ntabwo meze neza wihangana abanyarwanda baragushaka uyu ni umutoza mushya utegerejwe mu ikipe ya Rayon Sport uje gusimbura Latif Afahamia ukiri mu bihano utegereje ko birangira agatandukana na Rayon Sport bizarangira se mu kwezi kwa 11 tariki 12 nibwo bigomba kuzarangira nibwo azirukanwa ibihano birangira nirukanwa bubahirije ibiri mu masezerano Selinho Saliu Dia who is he ni muntu ki Ibea yego kabisa muzonye cyane ndangiza koro uyu umugabo rero Selinho Saliu Dia akaba ari umugabo ufite imyaka 55 kubera ko biragaragara ko yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1970 avukira yitwa Mburu akaba ari mu gihugu cya Senegal birumvikana aha Mburu rero naho yatangiye gutoza kuko ngira ngo atangira agutoza mbanze mubwire ko afite diplome ndetse na licence CAF A birumvikana ko afite CAF ari mpamvu aje mu ikipe nyine nka Rayon Sport iteretse nayo hanyuma atangira gutoza yari mu ikipe bita CAF A CAF A no kuvuga ngo arabura gusa iriya yaba elite iriya yahawe ya Ibenge ku mugabane wa Afrika ko ntarinzi ko hariho CAF Pro ariko ya CAF nyine iriya ya niyo pro iriya nyine nayo CAF ya Ibenge iriya ya ukwezi gutaha Coach Eric Shimimana arayibona cyane CAF Pro aba baba bari abantu bakomeye cyane uyu nguyu ufite aya wa n'umuinstructeur yabaza umupira mwinshi Eric yagiye yegeranya utuntu twatuje umupapa yateguye ubuzima bwe bibyo kuvuga ngo umusportif nyuma yo kuba umusportif abaye bate ibyo berereka byatugora ariko tubyemere nuko abantu bakunda guhanga nanga uyu muntu se ngo erega ngo ntakina umuntu wize ibintu akabimenya ababizi aba Eric barafasha igihe akajya mu ishuri akiga
muhura nawe nyuma n'icyo cyubahiro ugasanga umuntu ari kumuburanya yamutesheje umutwe ari muri tactique ntiyize n'ikiburamwaka cya coaching ariko yazonze Eric ngo yapanze nabi surabizi byo gupanga iyo nipangiye twegera muri Seven. hanyuma narigeze ku makipe yatoje yahereye mu ikipe bita AS Zamzam yo mu gihugu cya Senegal aho hari muri 2006 kugeza 2007 ariko kubera ukuntu iwabo nyine bamwemera nk'umutaramu cyane bahise bamugira directeur sportif mu ikipe ya Mbour Petite Côte FC. Iyi kipe nayo niyo mu gihugu cya Senegal, ni ikipe nayo ikomeye cyane nubwo wenda mu myaka ya vuba itari kugaragara ariko nayo yayibayemo. Hanyuma kariyeri A national cyangwa se yabaye mu ikipe y'igihugu uyu mugabo Serigne akaba rero yarahawe ikipe y'igihugu y'abatarengeje muri 2015 barabanje bamuha equipe olympique bajya muri Jeux Africains cyangwa se All African Games urabizi. Iyo kipe yijyanyeyo anatwara igikombe. Abantu bamenye ko equipe olympique ubundi aba equipe jeune ariko bakongeraho abakinnyi nka bakuru batatu ariko bari under 23 bakongera abakinnyi bakuru batatu. Hanyuma avuyeyo atwaye icyo gikombe cya All African Games ahita ahabwa ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17. Iki gihe yarasimbuye Aliou Cissé ariko yaravuye muri Aliou Cissé 17 Aliou Cissé avamo ajya gutoza ikipe nkuru ya Senegal. Urumva ko baramwemeraga cyane ayijyana mu gikombe cya Afrika ari umutoza mushya aracyegukana cyane. Urumva afite igikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 17 icyo tubanze tugishyire ku ruhande icyo kiraremereye muri site cyane. Igikombe cya Afrika cy'abatarengeje 17 cyubahe igikombe gikomeye wakomeza. Ubwo rero yahise anajyana iyo kipe y'abatarengeje imyaka 17 mu gikombe cy'isi kuko hari uburyo umutoza ashobora gutwara igikombe cya Afrika wenda batamwemeranyaho cyane bajya mu gikombe cy'isi bakamuzanira nk'undi cyangwa se bakamuhindura ariko niwe bagumanye abajyana mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje iyo myaka 17. ngira ngo rero urebye uwo mwaka erega yanegukanye umudari wa zahabu muri All African Games n'ubundi ari kumwe n'ikipe y'Uganda 17 yago no kuvuga ngo yegukanye irushanwa ariko iyo golden medal bamuhaye rigoga abatarengeje 23 kuko uribuka ko ahita afata wa 17 agashyiramo n'abandi bakuru bakeya n'aba 21 na 23 bari bazi combine inzara eshatu nizo zijya gukina ibi bya All African Games bakina ari under 23 byiko neza. Hanyuma mu kwezi kwa kabiri muri 2024 uyu mutoza yagizwe umutoza mukuru w'ikipe y'Igihugu Senegal y'abatarengeje imyaka 20 noneho baramuzamuye muri 17 agiye mu batarengeje imyaka 20. ni nayo icura no matara menshi tubona ahitaza muri nationale abapeti baba baramunyuze imbere bano ba Pape Matari Sare n'abandi aba Pape Gay abayera batoshe bagiye banyura. Ubwo rero naho yahise ajyamo ngira ngo ikipe y'igihugu yayihawe asimbuye yo bita Malik Daf. Uyu nguyu yaragiye mu ikipe ya AS Jaraf. Iyi Jaraf yavuyemo Suwane niwe yaragiye no umutoza mukuru cyane. Ubwo rero amusimbura muri 20. Urebye rero n'ibyo ngibyo biri muri CV yo urumva ko obyibamo byamuranze yagiye gukana iyaba ari nk'umutoza uje mu ikipe y'igihugu twari kuvuga duta umubano mwiza w'u Rwanda na Senegal duhaye umutoza nta mubano wa kera wa René Paratina n'u Rwanda kuko iyi CV numvishe iraremereye.